mwe gufata Yesu nka kavukire ye. Bibiliya yaravuze ngo nicyo cyatumye tutamutekereza kuri kavukire ye. Mbere yuko aba Yesu w'i Nazareti yari uwahe? Abantu bamena amaraso ngo nuko bizera, niturangiza tuvuge ngo ni bene data. I Yerusalemu Yesu yarayisenye nuko mutabyemera. Reka mbereke inyundo yakubisemo. Ubu se koko tubinjije dufate n'amagambo dayimoni yavuze tuvuge ngo ni ijambo ry'Imana? Oya, tuvugisha uko. Ntabwo ndwanya Bibiliya. Aha ni ku Ijwi ry'Umukanguzi. Sinshobora kwemera musinzira ibitotsi by'urupfu. Imana yarampamagariye gukangura abantu. Rero bera b'Imana, ntabwo dusiganirwa kujya muri Isiraheli, ahubwo dusiganirwa kujya mu rurembo rw'abizera. Bibiliya ifite ubwiru bwinshi. Ushaka kuyikoresha kwa politike arayikoresha, ushaka kuyikoresha ngo atubure arayikoresha. Abantu bazikoresha mu buryo butandukanye. Rero wowe soma ijambo ry'Imana umenye kuritandukanya n'iry'abantu. Imana yasenye ahera ha Yerusalemu kugira ngo aheranyaho tinjira umunyabyaha, hatajya umutambyi uboshye. Ahera tutinjizwa n'amaraso y'isekurume, ahera tutinjizwa n'amaraso y'intama, tujyanweyo n'amaraso ya Kristo. Baza abateoloji n'Abisiraheli bariyo mubabaze, ntibazi naho isanduku y'isezerano iba. Sanduku y'isezerano yahishwe na Yeremiya, ntibaza hiri. Kandi igitabo cya Yeremiya bakibona bagikuye muri Arabiya Saudite. Ikindi cyatumaga Yerusalemu ihabwa agaciro n'abatambyi, ariko umutambyi ntiyagiraga imbaraga adafite amakanzu. Ikanzu y'umutambyi yarushaga umutambyi agaciro. Ushaka kunyura mu irembo rya Yerusalemu ngo ujye? Hari irembo ryabonetse muri Christo Yesu. Imana, mwebwe murakunda igihugu cy'umubiri mukakirutisha ikisezerano ry'Umwuka Wera. Mbivugiye uyu murongo wa Zaburi y'122 mwakomeje kutubwira ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo twifurize amahoro i Yerusalemu. Ahubwo iyi Yerusalemu yavuzwe muri iyi Zaburi na Yerusalemu ihari nonaha bitandukaniye. Aho kugira ngo usabire umuntu amahoro wamubera amahoro, ahubwo ukamusabira kumenya kuri amahoro ye. Ijwi ry'Umukanguzi. Yesu ashimwe cyane, inshuti z'umusaraba, ndabasuhuje. Mugira amahoro abonerwa muri Christo Yesu. Njyewe ndi mwene Ev.Anicet Niyomugabo. Hano ni ku Ijwi ry'Umukanguzi nk'ibisanzwe. Ndi kumwe na mwene data ku buhanga bw'ibyuma cyangwa se kuri tekinike, kuri kamera uri gutunganya amashusho muri kubona, ndetse uri gutuma iri jwi ribageraho muri ubu buryo. Mwene data Kwizera Jeanne, Imana imuhe umugisha. Hanyuma namwe aho muri tubatuyeho umugisha w'Imana. Dushimiye Imana kubw'abantu dukunda kubana namwe, abantu mwakoze subscribe kugira ngo uko dushyizeho ibiganiro, ko twaplodinze, uko dushyizeho inyigisho, uburyo runaka ubwo ari bwo bwose kugira ngo tubane. Niba nawe utarakora subscribe wayikora, nayo magambo atukura yo hepfo ukandaho. Iyo umaze kuyakandaho bakwereka utundi notification wuzuza no gukanda ku kazogera. Hanyuma bituma uko dushyizeho ijambo ry'Imana uribona. Hari abantu bajya babitubaza kuri WhatsApp bakatubaza ngo twabigenza gute n'ubwo buryo. Nayo magambo y'umutuku ukandaho, wamara kuyakanda ugakanda ku nzogera handitse ijambo all, biba bihagije. Ikindi gihe dushyizeho ijambo ry'Imana uhita ubona ka message kakugezeho. N'ubwo buryo tuba tukwemvisemo. Rero iyo ukoze subscribe uba wemeye kubona izo notification igihe dushyizeho ibiganiro. Rero Imana ibaha umugisha. Hari n'abadusaba nimero za telefone. Nimero za telefone tubibona kenshi muri komenti, ziba ziri ku mutwe w'inyigisho. Iyo titre mubona hirya hari utudomo dutatu, dupuwe dutatu mubona, tuba tugaragaza ko iyo titre utarayisoma ngo irangire. Iyo ukanze kuri utwo tudomo dutatu, titre ishirayo ukayisomera rimwe yose, munsi ya titre ugahita ubona nimero de telefone. Imana ibaha umugisha. Rero tunejejwe n'Imana ku bwanyu, ariko sinabura gushimira abantu mugenda musangiza abandi ijambo ry'Imana. Iyo turi hano turi kubwiriza, tuba tugira ngo dusangire impamvu y'ibyiringiro byacu. Namwe iyo mwumvisha ibyo twigishije mukabisangiza abandi, aba ari igisobanuro cyiza cy'uko mutubereye amaboko muri uyu murimo w'ivugabutumwa kugira ngo twaguke, cyangwa se abakristo tugwire, cyangwa se tugwize imbaraga n'inkomezi binyuze mu ijambo ry'Imana. Rero ntukabifate hovyo kama vile mukongomana alisemaga, wibifata gutyo gusa. Umva ko ari ikintu gikomeye
umva ko ari inkunga ikomeye utanze, kuko nkunda kubivuga, mujye mumbabarira tunaganire twisanzuranyeho. Niba umuntu aguha ibyo kurya ukanezezwa nuko yaramiye umubiri, tekereza umuntu uhembuye ubugingo noneho. Niba umubiri wicwa n'inzara ukabaho nabi, ubugingo se bwo iyo ubuhembuye biba bigenze biti? Rero ni igikorwa kiba gikomeye uba ukoze, n'ubwo ubyita byoroshye ariko ni igikorwa gikomeye. Rero bera b'Imana, reka twongere dufatikanye gushimira Imana. Shimiye Imana aho tugeze, buryo mubana natwe mutwereka ko muhari. Nakunze kubibabwira, we kubwira umuntu ngo Imana iguhe umugisha kandi nawe uri umugisha we, mubera umugisha, umusabire utamuhaye. Nkunda kubibwira abantu, mwe gusengera abantu bashonje kandi ntabo murasangira nabo. Niba urasangira nabo, ushoboye gusangira nabo, hanyuma usengera butageraho. Hanyuma fasha abo ubona washobora gufasha, butafasha ubone kubasengera, ko hari ibintu mwahariye Imana kandi Imana yaraduhaye ubutware bwo kubikora no kubabyo. Imana ibaha umugisha. Rero nifatikanyije na buri muntu wese Imana yaremeye ishimwe, gushima Imana. Ubwashize twagize ishimwe rya bene data, bitari ngombwa kuvuga amazina, abo twabanye kuri groupe y'amasengesho murabizi. Twagize ishimwe rya bene data bakiriye agakiza, turangije tubagurira amabibure, tubagurira Bibiliya. Twagize ishimwe rikomeye ry'abantu benshi, abantu 400. Ntabwo aba ari abantu bakeya mu by'ukuri, ntabwo aba ari abantu bakeya. Mu bwami bw'Imana ni igisobanuro kinini gihagije. Hari abo twagiye dukorana na b'ibirori, hari ababatijwe twagiye duha impano za Bibiliya, hari bene data bari muri gereza twahaye impano za Bibiliya. Nkunze cyane uburyo tugenda dufatikanya mu murimo w'ivugabutumwa. Rero n'ubu mbashimiye Imana kubw'umwami wacu Yesu Christo, aho muri uko muri, ndetse n'ubwitange mugirira bene so abera bose. Imana ibaha umugisha. Reka dufatikanye dusenge, nitumara gusenga tuganire ijambo ry'Imana. Ntago njya nkunda kubivuga, deja nta nubwo dukunda gushyiraho amatitre muri ya mvugo ngo ni ugutwika kugira ngo mubyumve muri benshi, ariko noneho ngukanguriye kumva iki kiganiro, ngusabye no kugisangiza abandi kugira ngo umumaro wacyo uze kukubaho, kandi umugisha n'ihumure bituruka ku Mana kubw'urukundo rwo muri Kristo Yesu bibe kuri wowe mu izina rya Yesu. Ndakwinginze dusenge. Iyo dusenga twe kubikora nk'abavyuwinze, nkuri gutanga views, we gusenga nk'umuntu ushaka kugaragaza ko uhari, wabohotse, uhugutse. Oya, senga nk'umuntu ufite Imana uri kuganira nayo. Senga nk'umuntu ufite Imana muganira, senge nk'umuntu wubashye Imana, wubashye umwami, uko wakifata uri imbere y'Imana aba ariko wifata. Ndabinginze ibi bintu twe kubifata nk'uko ejo twabifataga, twe kubifata nk'ababimenyereye ko uyu ni umurimo w'ubugingo uri gukorerwa mu mubiri. Rero umubiri ntugushuke utaza kwiba ubugingo. Imana ibaha umugisha. Wakidisponibiliza ugashaka umwanya wawe tugasenga. Mu byo wari urimo wakwitanga amasegonda makeya tugasenga. Imana ibaha umugisha. Mana data wa twese, Imana se umwami wacu Yesu Kristo, Imana yadutekerejeho kabona ko ari ngombwa ko dukwiriye gucungurwa twebwe abari bapfuye bazize ibyaha n'ibicumuro, ukadukura ikuzimu udukurishije amaboko yawe akomeye, izina ryawe nirishimwe. Waratuzuye ariko tuzurira mu rupfu rwa Kristo kugira ngo tubeho byabaye ngombwa ko ushora ubuzima bwa Yesu wari uriho. Twebwe kuko twari dupfuye arapfa ngo ahure natwe kandi azatuzaniye ubugingo buhoraho. Tumwizeye tuba icyo yashakaga ko tuba cyo, tumwizeye duhinduka abaraganwa nawe, tumwizeye duhabwa intebe iburyo bwa data, tumwizeye tuzamurwa turabera n'abaziranenge tutagawa, tumwizeye duhabwa umubatizo w'umwuka no kuzuzwa umwuka, tumwizeye duhabwa kwitwa abana b'Imana, tubyarwa n'umwuka, izina ryawe nirishimwe. None uyu mwanya Kristo twahawe ni impano y'Imana yavuye mu ijuru, uzuri igitambo kugira ngo twitangire, abari bapfuye babeho, bari bapfuye bazuke. None ndakwinginze kugira ngo ugomorore ubu bwenge, tukwizere nk'ukuri, tukumenye nk'ukuri, utwihishurire. Pawulo niko yasabye, aravuga ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, ndinginze kugira ngo
ibahe ubwenge muhishurirwe kumenya Kristo. None uyu mwanya ndasenze kugira ngo duhishurire Kristo. Yesu waje ntabwo ari umuterankunga, ntabwo yari gutera inkunga umurambo twari dupfuye. Ni Kristo waje ngo atuzure. Ntabwo wari indwanyi gusa ngo turwanirire kuko hatsinda umuntu uganje, hatsinda uriho, twe ntitwari duhari. Utubera umutsima ngo abishwe n'inzara babeho, urangije amaraso yawe aratweza, ududubiza isoko y'amazi y'ubugingo kugira ngo dukire umwuma. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ubwo butware bwawe wihishuyemo isi ikakubona, nubwo bamwe batakwemeye ariko mu bakwemeye natwe turi mu isi. Ubwo butware wihishuyemo naba ari bwo wongera kwigaragariza ubu bwenge kugira ngo tumenye Imana by'ukuri. Tumenye Imana tutayitiriye igihugu runaka, tutayitiriye umuntu runaka, ahubwo Imana ibi yacu personnel. Kristo abu wanjye ube mu mubiri, ne kukuvuga ngo usomye muri Bibiliya, ahubwo nkuvuge nkwiyumvamo mu izina rya Yesu Kristo. Ubugingo bwawe buganze muri ubuzima bw'Imana bwumvikane. Nsengeye uyu mwene data wari waragwengwa azurwe n'Imana, agakiza k'Uwiteka kamuramire mu izina rya Yesu Kristo. Wari utarakizwa yumve umuhamagaro mu ijwi ry'Imana nk'uko wahamagaye Elisa, umuhamagarira mu ijwi ry'umwitero wa Eliya. Eliya ntiyumva ijwi, urangije uhamagara Elisa. Ko n'uguhamagara kwawe gutangaje. N'uyu mwanya ndasenze kugira ngo guhamagara kw'Imana kugere kubize nabumvira Uwiteka mu izina rya Yesu Kristo, ubundi dukize urupfu n'ibyago kugira ngo ibyaha bitabwe kure byibagirane. Imana dukiza amakuba mu izina rya Yesu. Turagushimiye. Umuntu wari wunamikishijwe n'uburwayi umwunamure yunamuke, abahetamishijwe n'ibibazo batabarwe n'Imana. Ikiganza cy'Imana kibabeho mu izina rya Yesu Kristo. Zonima ndi ehoria penoma ndi yakosa edra peninga ni monza enai. Mu izina rya Yesu Kristo ndacyaha ibitero byose bidaturuka ku Mana, imirimo ya sekibi ifata mu bwenge ngo abantu ntibumve ntibemere iby'ubutumwa bwiza. Ndayikubita, ndagomorora ibitekerezo kugira ngo bibe byubaha Imana, intwaro z'intambara yacu. Uwiteka Imana yatwangaje aba ariyo ikorana natwe, kandi umugaba wacu ni Kristo. Urakoze Yesu. Ubwo wanesheje twizeye intsinzi yawe, kandi kwizera nibwo buzima, ubugingo niyo mibereho. Izina ryawe nirishimwe. Usengeye wari ubabaye ngo ahabwe umunezero, kandi wari unezerewe yishime ibyishimo bingana no gukora kw'agakiza ka Kristo. Ndagushimiye. Ngaho nyemerera nganire n'aba bantu bawe ijambo ryawe, aba bene data. Uru rugingo rwacu, muntu tugiye kuganira, hari igihe ari ubwenge bwanjye muri Kristo kuko ni urugingo rwanjye, hari igihe ari ukuboko kwanjye muri Kristo, hari igihe ari ukuguru cyangwa umugongo, hari igihe mu izina rya Yesu Kristo, hari igihe ari we munwa cyangwa ijisho, hari igihe ari Mwami. Ndagushimiye. Turi ingingo zunganirana. Reka n'uyu mwanya umuhamagaro ugiye kuduhamagara unyuze mu ijambo ryawe ugere mu mitima, uhinguranye, utandukanye umusokoro n'igufwa, ubugingo butandukane n'umubiri, kugira ngo umwuka wera abone igicumbi. Ndabigushimiye ku bwawe none n'iteka ryose Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha. Tugiye kuganira amagambo menshi atandukanye dushingiye kuri komenti mwagiye mwandika z'ibi biganiro twavugagaho mu buryo bwa Bibiliya, mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Twagiye tuganira tugendeye ku gitabo cyangwa se ku ntambara y'Abisirayeli. N'uyu mwanya ndagira ngo tuganire. Mwaduhaye urugero mu gice muri Zaburi y'122, kandi Imana ibaha umugisha. Zaburi y'122 ndifuza ko dufatikanya kuyisoma. Iyi Zaburi y'122 ifite imirongo mike cyane, ndumva nshaka ko tuyisoma igera ku murongo wa 9. Haravuze ngo indirimbo ya Dawidi y'amazamuka. Haravuze ngo narishimye ubwo bambwiraga bati tujye mu nzu y'Uwiteka. Yerusalemu, ibirenge byacu bihagaze mu marembo yawe.
Yerusalemu wubatswe nk'umudugudu ufatanijwe hamwe, aho imiryango izamuka ijya, ariyo miryango y'Uwiteka, kugira ngo babe ntabwo ari imiryango, ni imiryango, ariyo miryango izamuka ijya. Iyi miryango Dawidi yavugaga ni imiryango 12 ya Isirayeli, twayivuzeho ntabwo tuyigarukaho. Ariho imiryango izamuka ijya, ariyo miryango y'Uwiteka, kugira ngo babe abagabo bo guhamiriza Abisirayeli. Umurongo waho, babe imiryango yo guhamiriza Abisirayeli kandi bashima izina ry'Uwiteka. Umurongo wa 5 haravuze ngo kuko ariho batereka intebe z'imanza, intebe z'inzu ya Dawidi. Ni Zaburi 122. Hanyuma aha bavuzemo intebe ebyiri, ariko Yerusalemu habaga 3. Habaga iy'imanza, iya Dawidi, n'intebe ya Mesiya. Reka twihute. Umurongo wa 6, nimusabire Yerusalemu amahoro, abagukunda bagubwe neza, amahoro abe imbere y'inkike zawe, kugira ngo kugubwa neza kube mu nyumba zawe, ku bwa bene data na bagenzi banjye. None ndavuga nti amahoro abe muri wowe, ku bw'inzu y'Uwiteka Imana yacu nzajya ngushakira ibyiza. Amen. Mwakire neza iri jambo ku bwa Christo Yesu. Iyi ni Zaburi ya Dawidi. Hano mfite igitabo cya Bibiliya, ni Bibiliya yera isanzwe, nkagira n'ikindi gitabo kinini, nayo ni Bibiliya yera y'ubusobanuro. Hari abantu batubajije ngo izi Bibiliya ziboneka zite? Ziboneka ku maguriro ya Bibiliya, aho Bibiliya zicururizwa. Imana ishimwe, ubu zaragabanutse, ntabwo zikiri guhenda, ziri kugura 60,000 cyangwa se $60. Ntabwo zikiri guhenda, zari zanazamutse zikuba kabiri zigera ku 120. Ni ugusenga kugira ngo dukuri amagambo y'Imana mu nyandiko abe muri twebwe, n'igihe inyandiko zabuze tuzabe dufite ibyanditswe byera mu mitima yacu. Imana ibaha umugisha. Ko nkunda kubivuga, aho kugira ngo dutunge Imana mu misozi dusengeramo cyangwa mu nsengero dusengeramo, twayitunga mu mitima yacu twebwe abajya gusenga, tugasenga muri ya nzu dufite Imana, tutagiye gushaka Imana muri ya nzu. Rero izi Bibiliya mbivugiye iki? Ni Bibiliya zirimo ijambo ry'Imana, nibyo zifite ibitabo byinshi bitandukanye. Habanza igitabo cy'Itangiriro, uretse ko atari cyo cyabanje kwandikwa muri Bibiliya. Habanje igitabo cya Mose cyanditswe muri 48 cyitwa igitabo cya Yobu. Mba mbivuze mvuga ko ari icya Mose kugira ngo nkonfirime uwacyanditse. Kandi hari abantu bavuga ngo igitabo cya Yobu ngo ni igitekerezo. Yobu yabayeho, yari umuturikiya wa none, Bibiliya ihita Usi. Usi ni Asiriya cyangwa Ashuri, abayize muri histoire yitwa Asiriya, niyo Ashuri ikaba Usi. Hanyuma cyari igihugu cyabarizwaga muri Mesopotami, igihe amampire yagiye afata ayobora, nabo bigeze bakoronizwa n'icyo mwita Persia muri histoire. N'Abaperesi niko Bibiliya ibita. Ntabwo ngiye kubabwira ibyo, kwari kugira ngo twumve ibi bitabo. Tubanza igitabo cy'Itangiriro. Nababwiye ko tugiye kujya twiga Bibiliya, ntabwo uyu mwanya ariwo tugiye kwiga, tugiye gusubiza ibibazo bimwe na bimwe. Nababwiye ngo iki kiganiro ucyumve kuruta uko wumvise ibindi, kandi ugisharinga abandi kuruta uko washarinze ibindi. Habanza Itangiriro. Itangiriro ntabwo ari uko aricyo gitabo gitangira muri Bibiliya, ahubwo nuko aricyo kirimo itangira ry'imirimo Imana yakoze mu isi. Agakurikiza Kuva, bakita Exodus cyangwa kwimurwa cyangwa Exodus, biterwa nuko bivuga. Bandi bavuga Exodus, bivuze ngo ni ukwimurwa. Bibiliya ntagatifu cyita yimuka Misiri, twebwe tukabyita kuva muri Egiputa. Hakaza igitabo cy'Abalewi, hakaza kubara kuva, hakaza ivugurura amategeko mu gitabo cya Bibiliya ntagatifu, cyangwa se gutegeka kwa kabiri. Mu Kirundi ni ugusubira mu byagezwe. Hanyuma iki cyo kubara mu Kirundi ni uguharura. Haza igitabo cya Joshua, haza Abacamanza, haza igitabo cya Rusi, igitabo cya mbere cya Samweli n'icya kabiri cya Samweli, hakaza igitabo cya mbere cy'Abami n'igitabo cya mbere cya kabiri cy'Abami. Haza icyo twita igitabo cy'ingoma, ingoma za mbere, cyangwa se igitabo amateka y'ingoma za mbere n'amateka y'ingoma za kabiri. Amateka
y'ingoma za mbere n'ay'ingoma za kabiri, ariko kandi abandi bakita ingoma za mbere n'ingoma za kabiri. Hakaza Ezira, Nehemiya, Esiteri, Yobu, Zaburi, Imigani, Umubwiriza, indirimbo ya Salomo, Yesayi, Yeremiya, Maganya, Ezekiyeli, Daniyeli, Hoseya, Yoweri, Amose, uwitwa Obadiya, hakaza n'igitabo cy'umuhanuzi Yona, Mika, Nahumu, Habakuki, Zefaniya, Hagayi, hakaza Zakariya na Maraki. Isezerano rya kera rikaba rirasoje ibyo bitabo. Hakaza igitabo cya mbere mu isezerano rishya ni Matayo, ariko si cyo cyanditswe bwa mbere, habanje cya Mariko. Ntabwo turi kubigisha Bibiliya, ni ukugira ngo tuze kujyana. Haza, mu mbabarire, mfite impamvu ndi kubabwira ibi. Haza Matayo, Mariko, hakaza Luka na Yohana. Haza ibyakozwe n'intumwa, urwandiko rw'Abaroma, urwa mbere rw'Abakorinto, hakakurikira urwa kabiri, hakaza Abagalatiya. Noneho urwandiko rw'Abaroma ni Pawulo warwanditse, tubwita igitabo cy'Abaroma. Hakaza Abakorinto, urwa mbere n'urwa kabiri, Abagalatiya, Efeso, hakaza Abafilipi, Kolosayi, hakaza Tesalonika urwa mbere n'urwa kabiri, Timote urwa mbere n'urwa kabiri, hakaza Tito na Filimoni, hakaza urwandiko rw'Abaheburayo, barwita igitabo muri teoloji, ariko bwa mbere rwitwaga muri Bibiliya za mbere z'igihumbi, abazi amateka cyangwa babyize, cyitwaga igitabo Pawulo yandikiye Abaheburayo. Hakaza n'urwandiko rwanditswe na Yakobo na Petero, hakaza urwa mbere n'urwa kabiri, hakaza urwa mbere rwa Yohana, urwa kabiri rwa Yohana n'urwa gatatu, hakaza urwa Yuda n'ibyahishuwe. Ibi byose mbabwiye ni ibitabo biboneka muri Bibiliya, bigabanwa mu byiciro runaka. Ndashaka kuvuga ko mu teologike, nshaka kubabwira nkurikije amagambo mwavuze. Mu mbabarire nkoresha iyi mvugo, ibi bitabo byose amagambo arimo yose ntabwo ari ijambo ry'Imana. Muranyumva? Bibiliya tuyigerekaho tukavuga ngo ijambo ry'Imana. Twasomye Zaburi 122. Njyewe uburyo nemera ko Bibiliya ari ibyanditswe byera. Impamvu ari uko ari ibyanditswe byera, ni uko biberaho kutwigisha. Reka mbabwire impamvu atari ijambo ry'Imana byose. Dusome igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igice cyaho cya 16. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igice cya 16, umurongo wa 16. Ndabizi turi kumwe, muranyumva. Umutwe w'amagambo haravuze ngo umukobwa atewe na dayimoni akizwa. Ndasubiramo, umukobwa utewe na dayimoni akizwa. Ubwo ni iki kimuteye? Ni dayimoni zari zamuteye. Haravuze ngo bukeye tujyaho basengera, tuhahurira n'umujuragura atewe na dayimoni, yungukiraga bashebuja cyane n'ingemu. 17. Uwo akurikira Pawulo natwe. Muzi wari uri kubivuga impamvu uvuze ngo akurikira Pawulo natwe, ni Luka, niwe wanditse iki gitabo. Yari mu ntumwa, yari mu bigishwa Pawulo yigishije, yari mu bigishwa ba Pawulo. Hakaba n'uwitwa Silasi, abantu benshi muri Bibiliya tumwita Sira, ntabwo ari umugore, ni Silasi n'umugabo. Hanyuma Pawulo abantu bajya bakunda kuvuga ngo atarakira agakiza yitwaga Sawuli, ngo amaze kwakira agakiza yitwa Pawulo. Oya, yitwaga Sawuli Paul. Sawuli ni izina ry'abo mu muryango w'Ababenjamini benshi bitwaga Sawuli, byari bigwi n'ubudahangarwa kuri bo. Hanyuma ngo uwo akurikira Pawulo natwe arasakuza, cyo ni icya mbere, ati aba bantu ni abagaragu b'Imana isumba byose, barababwira inzira y'agakiza. Uyu mukobwa avuze ngo iki? Aravuze ngo aba bantu ni abagaragu b'isumba byose. Ahamije Imana ya Pawulo, Imana ya Luka, Imana ya Silasi, Imana y'abizera ari nayo Mana yacu. Arayihamije, ariko Pawulo na Luka wanditse iki gitabo avuze icyari kimuteye kubivuga. Aravuze ngo yaratewe na dayimoni. Niba uyu mukobwa atewe na dayimoni akavuga,
ubwo ibi yavuze ni amagambo yandi, tubyite ijambo ry'Imana, tuganire mu by'ukuri. Ibi uyu mukobwa avuze atewe na dayimoni, tubyite ijambo ry'Imana? Oya, njye ntabwo ariko nabyita. Iryo si ijambo ry'Imana, ni amagambo dayimoni ivuze nubwo ari guhamya Imana. Ndagaruka mbisegureho. Nimutwara Bibiliya ko ari ijambo ry'Imana muzayoba, nimuyitwara ko yose ari ijambo ry'Imana murayoba. Fata ijambo ry'intumwa uvuge ngo ni irya Pawulo, irya Yesu uryite irya Yesu, hanyuma iry'Imana uryite iry'Imana, iry'umuhanuzi uryite iry'umuhanuzi, kugira ngo dutandukanye icyo nshaka ko twumva muri iki kiganiro. Impamvu nifashishije Bibiliya nini, Jene Kwizera aradufasha. Iyi Bibiliya ijambo ryavuzwe na Christo riri mu magambo y'umutuku. Ijambo ryavuzwe n'undi muntu usanzwe baryandikishije umukara. Abateoloji icyo baba bisobanuye muracyumva, n'abize misiyoloji babivuze ngo iryo jambo ryiteho kuruta yandi kuko ryavuzwe n'Imana. Imana ibaha umugisha. Iyo bibaye bitya tugafata Bibiliya nk'ijambo ry'Imana, ntimumenya gutandukanya amagambo ya Dawidi n'amagambo y'Imana. Noneho bituma n'ijambo ry'Imana mutarishyira mu bikorwa, kuko murifata nk'aho ryavuzwe na Anicet wabwirije, mukarifata nk'aho ari Pawulo waryigishije, mukarifata nk'aho ari Yohana wabivuze ari mu mibabaro, kuko hari amagambo Pawulo yavugishijwe n'umubabaro, hari n'amagambo Yohana yavuze ari ku kirwa cya Patimo, yavugiye muri Efeso bitewe n'abo yabwiraga. Ariko ijambo rya Kristo, reka mbabwize ukuri inshuti z'umusaraba, Pawulo yabwirizaga ijambo rya Kristo. Hanyuma se Kristo yavugaga ijambo ryande, yavugaga iry'Imana. Aya magambo nitutamenya kuyatandukanya biraduteza intambara. Mbivugiye iki rero? Iri jambo ririmo hano nubwo ari dayimoni rivuze, hari n'irindi dayimoni yavuze. Abakunda gusoma Bibiliya muzi abahungu Bibiliya yita bene Sikewa bagiye kwirukana abadayimoni, baravuga ngo turakwirukana mu izina rya Yesu Kristo twumvanye Pawulo. Dayimoni irabasubiza ngo Pawulo turamuzi, hanyuma na Kristo uwo muvuga turamuzi, mwebwe muri bandi. Ayo magambo murumva ari ayande nyine, ni dayimoni iri gushyogozanya n'aba bahungu bari bagiye kuyirukana. Twongere, Yesu yirukana abadayimoni mu mugana w'ingurube, bamubwiye ngo iki? Baramubwiye ngo duhuriye he nawe mwana w'Imana? Ubu se koko tubinjije dufate n'amagambo dayimoni yavuze tuvuge ngo ni ijambo ry'Imana? Oya, tuvugisha uko. Ntabwo ndwanya Bibiliya, ntabwo ndwanya Bibiliya. Munyumve, nawe uri kunyumva nabi ndabizi kutandwanya, ahubwo ni uburyo bw'imitekerereze itarasobanuka ngo wumve ibyo nshaka kuvuga, ariko ndabizi neza. Aha ni ku Ijwi ry'Umukanguzi, sinshobora kwemera musinzira ibitotsi by'urupfu. Imana yarampamagariye gukangura abantu. Niyo impamvu nashatse kubabwira. Hano muri Bibiliya harimo ijambo Mose yavuze, hakabamo amagambo ya Miriyamu, hakabamo amagambo ya Aroni, harimo amagambo ya Karebu mwene Yefune, harimo aya Joshua. Ayo yose tuyita amagambo y'Imana? Hoya, kuko byandikiwe kutwigisha, byose ni ibyanditswe byera. Nubwo byavuzwe n'abatera bigakorwa n'abanduye, ni ijambo ryera. Kugira ngo kuki byitwa ibyanditswe byera, nuko intego y'umwanditsi yo kwandika ibi ngibi byari byo kugira ngo bitumigirire umumaro. Imana ishimwe. None se ntabwo mubizi ko harimo n'amagambo muri Bibiliya, harimo amagambo ya Satani? Ntabwo mubizi se ko Satani yasuye Yesu amaze iminsi 40 n'amajoro 40, akamubwira ngo terura iryo buye uruhindura umutsima? Ntabwo mubizi se ko yamubwiye ngo rigira umugati? Ntabwo mubizi ko yamubwiye ngo simbuka? Ntabwo mubizi ko yamubwiye ngo nundamya ndaguha ibi ngibi? Ibyo nabyo se tubyita ijambo ry'Imana? Nimunsubize muri comment, nibyo tubyita ijambo ry'Imana? Oya,
ntabwo ari byo. Ntabwo iryo ari ijambo ry'Imana, ni ibyanditswe byera kuko bifite umumaro wo kutwigisha. Ariko si Imana yabivuze. Nimumenya gutandukanya amagambo y'Imana n'amagambo y'intumwa, amagambo y'abahanuzi n'ay'abatambyi, amagambo y'abatware n'ay'abategetsi, amagambo y'Abafarisayo n'Abasadukayo, amagambo y'Abisirayeli n'Abanyegiputa, amagambo y'Ababuloni n'Abashuri, mukamenya kubitandukanya muri Bibiliya, bizatuma muha agaciro ijambo ry'Imana muri mwe. Muzi impamvu mbivuze? Mbivugiye uyu murongo wa Zaburi y'122 mwakomeje kutubwira ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo twifurize amahoro i Yerusalemu. Bibiliya iravuze ngo ni indirimbo ya Dawidi. Muzi impamvu Dawidi asabye ko musabira i Yerusalemu amahoro? Nuko bahitaga mu rurembo rwa Dawidi. Niwe. Ntabwo ari ijambo ry'Imana, mumbabarire. Ni amagambo ya Dawidi. Kandi ndemera ko tuyakurikiza 100%. Ndabyemera rwose. Ahubwo iyi Yerusalemu yavuzwe muri iyi Zaburi na Yerusalemu ihari nonaha bitandukaniye. First of all, baratubwiye ngo haterekwaga intebe y'imanza. Intebe y'imanza ni hamwe abadafite shinge na rugero ndetse n'imbata bajyaga ku munsi wagenwe wo kujya Yerusalemu, bajyagayo mu minsi 3. Umunsi mukuru w'ingando ni igihe bizizaga gutaha urusengero rw'i Yerusalemu, aricyo Dawidi avuze ngo narishimye ubwo bambwiraga ngo tujye mu nzu y'Uwiteka, nuko iyo nzu y'Uwiteka yari ibonetse. None se inzu y'Uwiteka Dawidi avuze kujyamo ni iyihe? Mugira ngo ni iyihe? None se tuvugisha ukuri, Dawidi ari ku ngoma, ko tubabwira mukagwiza impaka zo kudutuka mu makomenti, ahubwo mutigishije ubwenge bwanyu kutwumviraho? Reka mbabaze, urusengero rwubakwa rw'i Yerusalemu rwubatswe nande? Si Salomo. None se ko rwubatswe na Salomo, Dawidi yajyaga mu nzu y'Imana heye? Nahabaga isanduku y'Uwiteka mu ihema? Si ihema se? Tuvugishe tuganire, ni mu ihema. Nta rusengero rwari ruhari anategura kurwubaka. Imana yaramubwiye ngo ibiganza byawe byamennye amaraso ntuzanyubakira. Rwubakwa na Salomo, kandi Salomo yarwubatse Dawidi atagihari. Noneho mutangiye kungarurira umutima, nimuze tuganire ijambo ry'Imana, twungurane, twifatanire mu biganza, twigire mu ijuru. Munyikirize amen. Imana ibahe umugisha. Rero Dawidi yanejejwe no kubwirwa ngo ajye mu rusengero rw'Imana. Haleluya, ngo narishimye ubwo bambwiraga ngo tujye mu rusengero rw'Imana. Rwari rutarubakwa nk'uko rwubatswe, kandi rwari ruhari. Reka mbabwire ngo n'Imana ntiyari rwishimiye, iri hema ntiryari rinyuze Imana. Ariko mbabwire kimwe muri ibi, ikintu Dawidi yari yarafatiyeho urugero mu ihema, ni urugero rw'uburyo ihema ryari ryubatswe. Imana ibabwira kubaka ihema ryayo, yabibabwiye bakiri mu butayu, ibabwira uko bazadevelopa, ibabwira ibikoresho bazashyiramo, ibabwira ibishushanyo byose bagenda bubaka nuko bazabigenza. Muribuka ko igihe cyageze isanduku y'Uwiteka ikanyagwa ntinagume mu murwa. Muzi se ko iyi sanduku yabaga yaranyazwe, umurimo wo mu ihema utabaga ugikorwa kuko nta sanduku y'Imana yari ihari? Muzi ikintu cyezaga Yerusalemu ya mbere? Reka mbabwire icyatumaga yera. First of all, yagiraga isanduku y'isezerano. Kabiri, ikagira hitwa hera, hahera cyangwa se ahera cyane. Ntabwo nshushanya ibyabagamo, cyangwa se tuvuge ubuturo bwera, kuko bwera bwejeje na Yerusalemu burimo. Bwa gatatu, ikagira intebe ya Mesiya. Byari bivuze ngo ubwo intebe ihari na nyirayo azaza yicareho ubwo icyicaro cy'umwami kiri hano ibwami naho. Ubwo icyicaro cy'umwami gihari ibwami ni hano.
bahashyira n'intebe y'imanza. Bamwe badafite shinge na rugero bageragaho bakatura bakavuga ngo Imana data wa twese ni umucamanza utabera, kandi umucamanza wacu uduciriye urubanza rutabera. Amaraso y'ibitambo yatambwe atubazweho tutabonye ibitambo, atubazweho nta numa n'intungura. Hari abantu bagira ngo abantu bose bababarirwaga ibyaha n'ababaga babonye ibitambo. Oya, hari n'igitambo cya rusange cyatambwaga na ba bakene batabonye ibitambo bakababarirwa hahandi za mbata zitemerewe gutamba. Ntabwo ari abantu bose bari bemerewe gutamba, nabo ubwabo bakababarirwa aho ngaho ku bwa ya ntebe y'imanza. Rero iyo babaga bamaze kubabarirwa ibyaha, baravugaga ngo intebe y'imanza nihindutse intebe y'imbabazi, ngo kubw'ubuntu n'ubugwaneza Imana yongeye kutugirira. Nicyo cyatumye Imana itanga Yohana kwa Zakariya wari waje konsa imibavu ari gusabira Abisiraheli imbabazi, yatanze ibitambo n'ibiki. Imana iramubwira ngo nubyara umwana uzamwite Yohana. Muzi icyo bisobanuye? Ni igisobanuro kivuze ngo nubwo waje gutamba iki gitambo gikweyeho ibyaha mwakoze, ariko ubuntu bwanjye ntibuhorana namwe, ahubwo umwite Yohana. Bisobanuye ngo Uwiteka tugiriye ubuntu. Haleluya! Ntabwo ari ubuntu bwo mu gitambo, ni ubuntu Uwiteka tugiriye, si imbabazi duhawe n'ibitambo. Korani mwita Yahaya, integuza y'ijambo ry'Imana. Teguza ya jambo ngo niwe uzabanziriza jambo. Imana ishimwe. Abanjirije Christo, kuko ubuntu ni Christo, niwe duhawe. Noneho kabiri, abagira iki bavuze ngo iki, bashashe imyambaro baramusingiza baravuga ngo Hoziyana, Hoziyana, hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka. What does it means, this word Hoziyana? Hoziyana it means ngo noneho turabyemeye, waza ukadukiza, turabikwemereye. Nicyo Hoziyana bisobanura. Biravuze ngo noneho turakwemereye, waza ukadukiza. Bera b'Imana, iyo ntebe ya Mesiya niyo yabahaga ihumure, bakavuga ngo ibwami ni hano. Imana ishimwe. Ikindi cyatumaga Yerusalemu ihabwa agaciro n'abatambyi, ariko umutambyi ntiyagiraga imbaraga adafite amakanzu. Ikanzu y'umutambyi yarushaga umutambyi agaciro. Ni ikanzu nayo yahabwaga agaciro ku bw'amabuye abiri, iryitwa Erimu na Turimu. Mu buryo bw'ubufindo Imana yacecetse, bayafataga nk'imvugo y'Imana, cyangwa ijisho ry'Imana, cyangwa ugutwi kw'Imana, cyangwa gukora kw'Imana. Niyo mabuye bakoreshaga mu gihe abahanuzi batavuga cyangwa bateretswe, bagafinda bagakora ubufindo. Yakoreshwaga n'abatambyi, abami ndetse n'abatware. Ko n'abami iyo bateraga bakoraga ubufindo, bakabaza Imana ngo uratwemereye dutere. Iyo Imana itavugaga, barafindaga bakoresheje Erimu na Turimu. Biravuze ngo Imana yacu ivugana natwe igihe icyo ari cyo cyose. Ibyo nibyo byatumaga Yerusalemu hezwa, hakaboneka n'abatambyi bari bahari bahagarariye Imana data wa twese. Muranyemerera dusome igitabo cy'Abaheburayo, dusome uyu murongo. Ngiye gusoza, ntimugire ngo ndaza kurambirana, ndashoje rwose. Igitabo cy'Abaheburayo, igice cyaho cya 4, haravuze ngo nuko rero ubwisezerano ryo kwinjira muri ubwo buruhukiro bwayo rikiriho, dutinye kugira ngo ahari hatagira uwo muri mwe wasa nkaho atarishyikira. Ntabwo uburuhukiro bw'Imana bukibi Yerusalemu, ntabwo bukiri Yerusalemu, ni bukiri Siyoni n'izo nkingi n'amarembo muvuga ngo byifurizwa amahoro. Hari iminara y'i Yerusalemu y'Abisiraheli bajyaga i Yerusalemu, abaturutse imihanda yose bahekaga abakecuru bageze mu zabukuru, bakavuga ngo nubwo ushaje umugongo wacu urakwikorera ari kugera imbere y'Uwiteka. Bakabatwara i Siyoni, bagafata abarwayi bakabatwara mu magare bakabatwara i Yerusalemu. Murabizi ko Yerusalemu yagiraga n'ikidendezi cy'abarwayi, ikagira irembo ry'imyanda, iry'amafi, ry'intama, ariryo ryiswe irya Bowazi, bakaryita iryande mu mazina atandukanye, sinshaka kuhatinda. Iri rembo ryahinduriwe amazina, n'uyu munsi ryitwa irembo ry'intama. Niryo rembo rigifite urwibutso mu marembo yose 12 ya Yerusalemu. Andi marembo afite urwibutso, ariko nta rufatiro rw'urwibutso rungana nk'urw'iri rembo. Tuganire inshuti z'umusaraba. Uyu munsi bakubwiye ngo injira mu irembo rya Yerusalemu, waba uri kujyayo? Waba ugiye? Kwa bizera Yesu yaraje aravuga ngo ni nge rembo ry'intama.
haleluya. None ko Kristo ari we rembo ryacu, niba turi intama za Kristo muri iki cyanya cy'urwuri rwa Mesiya, mu bwatsi butoshye, Imana ishimwe, iruhande rw'amazi adasuma, ko turi intama za Kristo, akaba irembo ryacu, ushaka kunyura mu irembo rya Yerusalemu ngo ujye he? Hari irembo ryabonetse muri Kristo Yesu. Ni irembo rigari, ni irembo ryiza, ni irembo ryinjirwa. Haleluya, ni irembo ryinjirwa. Yesaya yarabyanditse muri 35 aravuga ngo iyo nzira izitwa inzira yo kwera. Ntabwo ari ya nzira y'abami ya Yerusalemu, si inzira y'abatware ya Yerusalemu. Rero ibyo byonyine byari biri Yerusalemu byatumaga watunga ibiganza ukavuga ngo abagukunda bagubwe neza. Yerusalemu bakwifuriza amahoro, nabo baba amahoro, kuko uri gutunga ibiganza mu buturo bwera. Ariko uyu munsi abakunda Imana nibo bagubwa neza, abakunda Kristo nibo bagubwa neza. Ntabwo ari abakunda Yerusalemu ha Isiraheli, ahubwo igihari musabira abera bariyo. Nicyo Bibiliya ivuga, musabira abera bose. Abera bari muri Isiraheli mubasabire, n'abera bari Palestina mubasabire. Musengera abari muri Russia, musengere n'abari Ukraine. Musengera abera bari muri Uganda ni Rwanda, musengera abari Burundi na Kongo. Abera bose ngo mwibuke gusabira abera bose. Kandi aho muri bose, muri Kristo Yesu, ndabasuhuje mu bwami bw'Imana. Mugira amahoro abonerwa muri Kristo. Urukundo rw'Imana rubasakarire, mwubakwe n'ubutunzi bukomeye bw'agakiza ko kumenya Kristo. Imana ibaha umugisha. Nibutse mwene data uri Bunia muri Kongo, ndabasuhuje cyane, ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ntabwo nakuvuga izina kubw'impamvu zawe bwite, ndetse n'abari muri Kongo mwese mudukurikiye turabasuhuje kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Ndetse abari mu Rwanda hobe cyane, i Bujumbura mbateye yambo, ndavuze nti yambo ni mubi mpore kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Imana ibaha umugisha. Rero ntabwo ari uko twarwanyije Yerusalemu, oya. Kandi nawe gusengera Yerusalemu ibi mu bitandukanye wa Kristo, mureke gusabira abantu amahoro mutarababera amahoro. Nimubera abantu amahoro muzayabasabira ari uko mwayabahaye. Aho kugira ngo usabire umuntu amahoro wamubera amahoro, ahubwo ukamusabira kumenya ko uri amahoro ye, mu gihe wowe ushaka kumuha amahoro. Ntabwo ari uko twarwanyije ijambo ry'Imana. Ibi Dawidi yabyanditse mu gihe cy'iminsi mikuru y'ingando, avuga ngo ngiye mu rusengero rw'Imana, nejejwe no kugera i Yerusalemu. Kandi Yesaya bihanura yaravuze ngo mu gice cya 35, reka wenda abariho nsoreza, ndumva nshaka kubararikira umukozi w'Imana, tukazaganira kuri Yerusalemu n'Imana ya Yerusalemu. Uyu munsi ndagira ngo mbabwire ko bakristo nshuti z'umusaraba, nimutandukanye ijambo ry'abahanuzi n'iry'Imana muzamenya amahame ngenderwaho. Ariko nimugendera ku ijambo ry'abantu muzasoma na politike ya Isiraheli mu byanditswe byera, musome n'ubushake bw'Abaroma mu byanditswe byera. Kuko narababwiye ngo Bibiliya ifite ubwiru bwinshi, ushaka kuyikoresha kwa politike arayikoresha, ushaka kuyikoresha ngo atubure arayikoresha, ushaka kuyikoresha ngo yeze ubugingo arayikoresha, ushaka kuyikoresha kugira ngo ubugingo buhembuke arayikoresha, ushaka kuyikoresha. Abantu bazikoresha mu buryo butandukanye. Rero wowe soma ijambo ry'Imana umenye kuritandukanya n'iry'abantu. Urugero, hari abantu bakunda kuvuga ngo n'Imana yaravuze ngo abamarayika babonamwe amafuti. Ntabwo ari ijambo ry'Imana, ni ijambo Elifazi yabwiye Yobu imubwira ngo n'abamarayika b'Imana babonamwe amafuti. Abagaragaye nk'amafuti ntabwo ari ab'Imana ikoresha uyu munsi. Narabababwiye ni Zazeri wafungiraniwe ikuzimu n'ingabo ze zamuyobotse, yafungiranwe na Satani, sibyo, asimburwa na Enoke umukiranutsi w'umubiri wanesheje ibyaha, niwe wasimbuye umukiranutsi w'umwuka wakoze ibyaha. Ibi nzabibabwira ngeze ryari, kuko umukiranutsi w'umunyamahanga niwe uzacira urubanza umukiranutsi wa Isiraheli ku isezerano prita umunyabyaha wa Isiraheli utarakijijwe, kandi bari bafite Imana y'isezerano. Turi abami n'abatambyi, twebwe turi abatwara, turi n'abacamanza mu rusengero rw'Imana Data, turi ibisonga byeguriwe kumenya ubwiru bw'Imana. Imana ishimwe. Rero Bibiliya yisome muri ubwo buryo, ariko mvuge uyu murongo. Haravuze ngo icyo gihe impumyi zizareba, ni mu gice cya 35 Yesaya umurongo wa 5, icyo gihe impumyi zizareba, hanyuma ibipfamatwi bizaziburwa, icyo gihe ikirema kizasimbuka nk'imara, ururimi rw'ikiragi ruzaririmba, kuko amazi azadudubiriza mu butayu, imigezi izatemba mu kidaturwa. Muzi
ibi bintu bibiri kuvuga ikidaturwa ni ahantu hatabaga umuntu ufitanye isezerano n'Imana, ahantu mu Isiraheli atabaga niho bibiri isezerano rya kera yita ikidaturwa. Ni ukuvuga ngo aho mu Isiraheli atabaga ari ni mu kidaturwa nyine. Kabiri noneho spirituel Roma, umutima utarizeraga, utaragiraga ibyiringiro, udafite igicumbi cy'Imana ni ikidaturwa. Ariko ubutayu, imigezi zadudubiriza mu butayu. Imigezi ni iki se? Bibiliya isobanura umugezi nk'iki? Nk'umwuka wera. Natwe imigezi y'umwuka iradudubiza. Bibiliya iravuga ngo unyizera amazi, amasoko y'amazi y'ubugingo azatemba adudubiza ava mu nda ye. Imana ishimwe. Uba hari ubutayu n'umutarwe, haramera ubwatsi, urufunzo rurahamera. Ni iki gisobanuye urufunzo rumera mu mazi? Birasobanuye ngo amazi azahareka habe ibidendezi kandi hari umwuma. Nshuti z'umusaraba, dufite ibyiringiro dukomora muri Kristo Yesu, kuko amaraso ya Kristo yaraje abika idendezi. Muririmbyi yaravuze ngo ni kama bahari kubwa nemara Gorigota, ni kama bahari kubwa, ni inyanja nini ngari, ubuntu bw'Ingorigota ni nk'inyanja. Inyanja se si ikidendezi kinini? Nshuti z'umusaraba, ngo ubutayu n'imigezi bizatembera mu kidaturwa. Imana ivuga iby'umwuka uzava mu Bisirayeli ukaba kuri twebwe, bisobanuye iki? Bibiliya iravuga ngo icyo gihe ni muri Yoweri. Yoweri iravuga ngo icyo gihe nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose. Yoweri yegeranye na Hoseya ni igice cya 3 umurongo wa mbere. Hanyuma y'ibyo nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose, abahungu banyu n'abakobwa banyu bazahanura, abakambwe banyu bazarota, n'abasore banyu bazerekwa, ndetse n'abagaragu banjye n'abaja banjye nzabasukira ku mwuka wanjye muri iyo minsi. Tugaruke kuri Bibiliya iravuga ngo nzateza ishyari ku ishyanga nyakuri kugira ngo ndokore ubwoko butari ishyanga nyaryo. Ni twebwe tutari dufite isezerano ryera. Nsoze rero, Bibiliya ifite amasezerano abiri, tuzayiga nk'uko twabisezeranye. Ifite isezerano rishya n'irya kera. Isezerano rishya hari igikorwa Kristo yakoze nashakaga gusorezaho. Wa mwenda wakingirizaga hera wahaga ubudahangarwa abatambyi bajyayo rubanda rutahagera, watabutsemo kabiri kugira ngo buri wese yigerereyo. Byari bisobanuye iki? Ndabivuga mu mvugo mu nyumve neza. Byari bisobanuye ngo aheraho mu isi Imana irahasenye kugira ngo tube muheraho mu bumana muri Kristo Yesu. Imana yasenye ahera ha Yerusalemu kugira ngo aheranyaho. Imana ishimwe. Ahera hatinjira umunyabyaha, hatajya umutambyi uboshye. Ahera tutinjizwa n'amaraso y'isekurume, ahera tutinjizwa n'amaraso y'intama, tujyanweyo n'amaraso ya Kristo. Imana ishimwe. Aho hera niho hari uburuhukiro muri Kristo Yesu. Niyo Yerusalemu yacu, niyo Yerusalemu nshya. Aho niho Imana iremera, niho iremera ubugingo, niho iremera imibereho mishya, niho iremera impinduka. Aho niho hari Yerusalemu. Ngo mbona Yerusalemu nshya, ngo ururembo rwera ngo rumanuka ruva mu ijuru. Mutekereza ko ari nde wamanutse ava mu ijuru uretse Kristo Yesu? Yo Bibiliya ivuze ngo rumanuka ruva mu ijuru, hari ikigenda kitagira amaguru? Hari ikigenda kitaje? Kimanuka se cyari kiri hehe? Mutekereza ko Yerusalemu izamanuka nk'umusozi kaza? Ururembo rwera, Yerusalemu nshya. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Rero bera b'Imana, ntabwo dusiganirwa kujya muri Isiraheli, ahubwo dusiganirwa kujya mu rurembo rw'abizera. Ayiwe, ntabwo ari irinzwe n'ibifaru, oya. Urwo rurembo rwera neberemo byose, byubatswe n'izahabu zirabagirana.
Yohana yavuze amabuye abayo, aravuga ngo mbona sarudiyo na sapiro, mbona yasipi na simaragido. Ayiwe, Imana ishimwe ngo mbona n'inyanja y'ibirahure bera b'Imana. Mwebwe murakunda igihugu cy'umubiri mukakirutisha ikisezerano ry'umwuka wera. Ndabarahiye kubw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ntibikabe ko twaba bakunze b'igihugu cy'umubiri tukitiranya n'isezerano. Reka tubakunde kuko ni ikimenyetso Imana yasize mu isi. Nibyo pe, Isiraheli ni ikimenyetso, ni umutego w'amahanga. Isiraheli hari umuwanditse arambwira ngo rega ngo byose urabisiribanze ngo ugira ngo nta sezerano Imana ifitanye n'Abisiraheli. None se ryifitanye na Isiraheli niryo gucungura isi? Agakiza kazasubira yose gaturutse. Agakiza kazava mu banyamahanga gasubire muri Isiraheli. Uzi impamvu kazava mu banyamahanga? Muzajyana agakiza mu ijuru gukirikise, nuko abanyamahanga muzazamuka. Nose mureke mbabwire mbakomorere gato kuri eschatology. Kuri eschatology niba batemera Kristo umwami n'umukiza, umunsi yaje gutwara umugeni bazajyaye bataraba umugeni wa Kristo kandi bategereje kuvuka, nibwo bazanyomoza antikristo bamubwire ngo waradushutse, umucunguzi wacu burya yari Kristo nuko tutamwemeye. Icyo gihe bacungurwe n'amaraso yabo. Imana ibaha umugisha. Noneho munyemerere dusengane, munyemerere dusenge. Yerusalemu nshya ni ubuturo bubonerwa muri Kristo. Uwanditse aravuze ngo dutinye ubwo isezerano ryo kwinjira muri ubwo buruhukiro. Turacyafite umutambyi utari mu muryango, utari uwo kwa Lewi. Dufite Kristo. Kandi mureke mbabwire, Yesu nsenga ntabwo ari Yesu w'i Nazareti, nubwo ibyanditswe byamwise uw'i Nazareti. Mbere yuko aba Yesu w'i Nazareti yari uwahe? Tuganire wenda nuko ibi bije nsoza. Mwe gufata Yesu nka kavukire ye, Bibiliya yaravuze ngo nicyo cyatumye tutamutekereza kuri kavukire ye, kuko ari impano, ni impano twahawe ituruka mu ijuru. Nawe ubwe yarabivuze mu gice cya 6 Yohana, aravuga ngo mwariye manu, si Mose wayibahaye, ngo ni Imana yayibahaye ituruka mu ijuru. Manu yari ari kuvuga muzi yariyo, muzi mu isanduku y'isezerano harabagamo iki? Habagamo ibisate by'amabuye, ibyo twita iby'amategeko, inkoni ya Aroni na manu. Ibindi reka mbe mbiretse, sibyo? Manu mbibutse ko iyo yararaga yaraboraga. Kuki se Kristo yaje akaba ari we manu yacu, akavuga ngo ninjye mutsima uvuye mu ijuru? Munyumve neza, muzi Mariya mushiki wa Lazaro asuka amavuta ku birenge bya Kristo? Ariya mavuta y'agati ka narada bayita yo ku mukondo, ni amavuta umuntu wayisize iyo yapfaga ntiyaboraga, nta nubwo yarwaraga indwara yo ku mubiri. N'abami bayakoreshaga mu gutunganya imigogo yabo. Mu Kinyarwanda kituzuye bavuga imirambo, ariko icyuzuye bavuga umugogo w'umwami. Iyo yapfaga bamusigaga amavuta. Hari ababizi bazi gupfunya imirambo, bayisiga amapetroli n'ibiki n'amavuta n'ibindi. Amavuta ya narada iyo yasize umuntu wapfuye ntanuka ntabora, uruhu rwe ruhora ruhehereye. Uyu Mariya afata amavuta akayasuka ku birenge bya Kristo, byari bivuze ngo ni manu yavuye mu ijuru, ariko niyo yarara ntizabora, ni manu ihoraho. Na Kristo kuki atahamije ibya manu atarasigwa amavuta? Yashakaga guhamya icyo ubuhanuzi bwasohoye kuri we. Munyumve neza, yari manu itabora. N'uyu munsi amaraso ya Kristo ntaravura, ahora ari mashya. Umubiri wa Kristo nturabora, uhora uri mushya. Uwuriye none araryoherwa. Amaraso ya Kristo uwo yejeje arera, ntaravura ntarabora, ni manu nshya. Tembo nima ndiyahore, ariko sa nima ndiyahosa. Imana ishimwe, niwe manu yacu, niwe manu ihoraho. Ntabwo dutegereje iyo mu isanduku y'isezerano. Mubaza abateoloji n'Abisiraheli bariyo, mubabaze, ntibazi naho isanduku y'isezerano iba. Sanduku y'isezerano yahishwe na Yeremiya, ntibaza hiri. Kandi igitabo cya Yeremiya bakibona bagikuye muri Arabiya Saudite. Mukurikira amateka, bagikuye muri Arabiya Saudite. Cyanditswe nande? Si Baruki wanditse igitabo cya Yeremiya. Muba mutumye munshomboza nkavuga ibintu runaka. Iyo sanduku yirihe? Bibiliya yavuze iki? Yaravuze ngo unesha nzamuha izina rishya. Imana ishimwe, nzamuha ibuye ryera. Kubera ikibuye?
Abisiraheli amabuye yabaga ahagarariye imiryango 12. Musome Bibiliya, Eliya ku musozi wa Karumeli yahagaritse amabuye mu izina ry'imiryango 12. N'uyu munsi mu nsengero tugira amabuye ahagarariye iya miryango 12. Hari ahantu tugenda tuyagira amabuye, tugenda tuyafite, ariko Yesu yaratubwiye ngo unesha nzamuha ibuye ryera, ni mahori ya donasi, ibuye ryera ritari ririya, ibuye ryera, ibuye ryera, ibuye ryera, ibuye ryera. Haravuga ngo kandi ikindi cya kabiri, nzamwandikiraho izina rishya ritazwi n'umuntu wese, ritari irya Rubeni, ritari irya Isakari, ritari irya Benjamini, ritari irya Gadi, ritari irya Nafutali, ritari irya Yuda, ritari irya Efurayimu. Oya, sabaha amazina mashya atazwi n'umuntu wese, ngo keretse umuntu uri hawe niwe uzamera iryo zina. Avuga ikindi cya gatatu, ngo nzamuha no kurya kuri manu yahishwe. Manu yahishwe murinde, ni muri Kristo Yesu. Bibiliya iravuga ngo azatubagira ibibyibushye, niko Bibiliya yatubwiye. Ndanezerewe, we azatubagira ibibyibushye. Murekeraho kwitiranya agakiza kacu ni Kristo, buruhukiro bwacu ni Yesu Kristo, Yerusalemu yacu ni muri Kristo Yesu, bucunguzi bwacu ni muri Kristo Yesu, irembo ryacu ni Kristo Yesu, umungeri wacu ni Kristo Yesu, kandi urusengero rwacu ni mu Mana. Pese ni muzi ko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka w'Imana uri muri mwebwe. Muzi impamvu iyi Yerusalemu Yesu yarayisenye nuko mutabyemera. Reka mbereke inyundo yakubisemo, reka nkwereke inyundo yasenye Yerusalemu Yesu yakubisemo. Ndahita nsoza. Dore inyundo Yesu yasenyesheje Yerusalemu. Nuko dusoma ibyanditswe ntitubyumve. Imana ishimwe. Igice cya 4 ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, murongo waho wa 9. Reka dusoma aho ngaho, cyangwa se kugira ngo ntaza kubarambira nanasoza, reka duhere ku murongo wa 21. Haravuze ngo Yesu aramusubiza ati, mugore nyizera, igihe kizaza ubwo bazaba batagisengera Data kuri uyu musozi. Yarahagaze i Gerizimu, aho Isamariya bari ni imiryango 10 yari yarigumuye ku bwami bwa Rehobowamu iyoborwa na Yerobowamu. Ikigenda yahise itura Samariya. Amateka ya Isiraheli aravuga ngo ni imiryango yazimiye 10 yazimiye, hakaboneka 2 Benjamini na Yuda ariyo miryango iyoboye. Baravuga ngo Yesu aramusubiza ati, mugore nyizera, igihe kizaza ubwo bazaba batagisengera Data kuri uyu musozi cyangwa i Yerusalemu. Dore mwebweho musenga ibyo mutazi ko, ariko twebwe dusenga ibyo tuzi, kuko agakiza kava mu Bayuda, ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye. Iri jambo murisobanura mute ngo igihe kirasohoye? Si igisobanuro cy'uko kigeze, ngo ubwo abasenga by'ukuri basengera Data mu mwuka no mu kuri, kuko Data ashaka ko bene abari bo bamusenga. Nimumbwire, umwuka ubonwa nande? Ubonwa n'umuntu wizeye Kristo. None se umwuka watanzwe nande? Si Kristo wawutanze? Ntiyavuze ngo nzabaha umufasha? Abo mwirirwa muvuga bagira umwuka, bawuhawe se bate batarizeye Kristo? Mwaravuze ngo uwo mukiranutsi uriyo, uwo nguwo uhari azabaranwa n'abizera nk'uko natwe tubaranwa nawe, ariko abandi batizera ntitubaranwa nabo. Anicet isingira n'isano nabo. Yesu aravuze ngo igihe kiraje ndetse kirasohoye. Muzi amagambo Yesu yagiye avuga arenga 400 yo gusenya Yerusalemu. Yaravuze ngo Yerusalemu we, iyaba waruzi igihe cyawe cyo kugendererwa. Arongera ngo nta buye rizasigara rigeretse ku rindi. None ubu nge ndavuga nta n'igisasu nteye yo mukamfata nabi. Muzi ikintu cyatumye bafunga Yesu nuko ngo yishe isabato, ubwo aviyoya amategeko n'aya Mose arayaviyora, ngo yita umwana w'Imana, ngo agumura rubanda, ngo avuga ngo yasenya urusengero umunsi umwe, ngo akarwubaka mu minsi ngo 3, ngo afata Imana akayigira nk'Imana ye by'umwihariko. Nshuti z'umusaraba, ubu namwe murapfuye murayobye ku buryo
mubi nyuma y'inkoramaraso. Abantu bamena amaraso ngo nuko bizera, niturangiza tuvuge ngo ni bene data. Kwaca inara Yesu. Imana ibaha umugisha kandi mugire amahoro. Shalom shalom. Ijwi ry'Umukanguzi.